Mwaramutseho. Yego. Mwamba bari mukamfashiriza umwana ko yagize ikibazo. Umwana yabaye iki? Umwana wanjye barambwiye ngo yikubise hasi kandi nta kindi kibazo na kimwe yari afite. Ashobora kuba yaguye igihumure. Ngwino tuzane brankari. Amazi meze bite se mama? Fresh man. Hako mani manzi. Yo. Maze kubimbwa. Gute se man? Natwe tuzi ko tugabana ibiri muri gishokoshi yose. None ubwo twagabana gute se mani dusigaye twijyana mu kazi twenyine. Man, yende kwicuza n'icyatumye nirukanka nyuma kariya gakobwa. Nari narakubwiye ariko tu Umva bugiye turabonana mu kanya. Manzi, ariko ubundi ugira ubwenge cyangwa ntabwo ugira? Arega mani nanjye byari byanshinze. Si ibibazo ari kunshiramo urabizi. Uriya mukobwa ubundi wamushakaga iki? umva mani nyine nakushije ndabyemera. Kandi ibintu nka biriya mu buzima biba. Cyano tugende rero. Mike, we Jimmy. Ndakumva. Ibintu ushaka kwikurura ngiye sinzi ibyo ari byo. Ndashaka kugukemurira ibibazo ariko wowe sinzi ibyo mbona tu, sinzi ibyo urimo. Ase Jimmy kweri urabona nzakomeza kwisha kugeza ryari kweri. Komeza mwishira umwicanyi. Mva mu bwisho ibintu byose amafuti byose bikomeza kubihishira urabona ibi bintu bizageza he? Ako se ubundi uriye ngo nze nkure tuganira. Ntago nshobora guhura nawe pe. Ngiye kuba free ukuri ngushyira ahagaragara, ntago nakomeza guhishira amafuti. Okay, sawa. Shapeti. Ntago uzongera kunkanga kabisa. Wongeye kujya nyina staff zanjye zose nshaka. Zabazungu kabisa. Asi umutipe kwera igihe namubwiriye rambaza icyo bundi. We Ase man, igihe nakubwiriye, igihe naguhaye cyararangiye. Ntataye mushaka yo kongera no guhura nawe, sibyo? Ngiye gushyira ukura ahagaragara bamenye umwicanyi wari we. Nawe urabizi uguhiga wari we, sibyo? Ariko sekeri, nta kuntu mwande ko nk'abantu ko mbona gereza itangiye kumbihira. Dani, ntabwo byakunda. Bose ntiyabyemera. Urabona ugomba kuba igicucu cyacu twese. Rero uramutse uvuye aha ngaha ntiwamenya uri kujya mbere kandi gahunda za bose zaba ziri kwangirika. Ibana gereza imereye nabi kabisa. Ariko nta kundi tu nukwihangana. Wowe ugomba kugumamo hano. Wowe ukihangana ntugire ikintu na kimwe uvuga ukaba umugabo. Humura ntacyo uzaba wowe Imana makuru. Ndashinyiriza nta kundi tu. Yego. Niba ugerageza.
cyokoze ibi bintu kugira nkomeze kubihishira ngiye gushyira ukuri ahagaragara ubundi hahire rimwe kuko nta guhishira umwicanyi. Halo Mike, kumuhamagara wa VP zawe. Alright. Cyokoze Imana yanjye ubu ndizera ko Fideli ndi bumusange kuri polisi kweli. Kubera ko ntago ibi nabyihanganira maze kuba imbata y'abana b'abantu, sinyisura abavandimwe, sinyisura inshuti n'ibintu bijyanye n'imyidagaduro sinkibibarizwamo. Gusa ikintu kiriho ngiye kugenda mubwire umuntu wangirije umugore we kuko n'ubundi nta myaka 100 ngiye kugenda mbivuge kirukura ahagaragara rwose nta kintu byaba. Yo, ndabona mwara. Ariko ntuhanga. Said gonna set me up. Alo. Umeze ute? Nungutse igitekerezo. Hari impanga yanjye. Ngiye kuvugana nawe ku buryo namukoherereza akagukurikirana ibyo bibazo byanjye. Byose ku buryo nta kibazo cyavukamo. Cyane rwose aho dutandukaniye ni ku mazina no ku byangombwa nta kindi. Ni nabwo yaza agakurikirana n'ibibazo by'urugo rwanjye akajyamo amakuru nta kibazo tuvugana nta kibazo rwose. Oya rwose nawe mbitekerejeho ndavuga ati nuza kumpamagara twaza kubivuganaho cyane. Amazina ni yatandukanye naho ubundi rwose ni intobo. Sawa sawa sawa.
mushyire radiboro ku muhanda mu mufunge inyana n'imbwa ntibacike umuntu ashobora kwidegembya gutya kora amahano yarangiza agashaka gutoroka mubashaka ndavuze ngo mukore perezida byose bishoboka umwana ntabacike mumushake hose mutangatange kuburyo ashobora gutoroka ahantu kandi ashaka raporo nziza cyane mu kanya gato ngo iki wa muhanda umuntu harya ku ishyamba mushyiraho bariyeri kwita n'abapolisi babiri mukabajyana kuri amahanda umwe wa kaburimbo mushyashya ufunge uwo muhanda kugira ngo mufunge neza mushyire bariyeri hariya uramana umanuka ku ishyamba mushobora gufata abapolisi babiri mukagenda mwiruka ntabwo umuntu ushobora kubacika ku byo rwanda inyana y'imbwa yigize akara kagesha ndashaka umufata mukuri perezida rishoboka ryose mutangatanga ahantu hose uburyo mufata ndashaka mufate ko yagenda kose ukunyumva ndashaka mukora ibishoboka byose mushaka uburyo wafasha polisi babiri mugahita muhita mukajya gufungura amahanga uriya muhanda wo ku ishyamba mushyira bariyeri n'uri umanuka ku ibereje kuri perezida rishoboka rwose mu mutangatanga kandi ashaka raporo mu minota mikeya mugire vuba rwose fata abapolisi babiri nyine mugere mushyire mwiruka hari mugire vuba ndaje mbabasanga none mu kanya gato Mike wafate Chantal arimo aragushaka sawa ndaje siwe gusa na mushiki wawe nawe aragushaka ase mama wanjye wamumenye ute kwere Ibasha hari icyo bashaka kumbwira ntacyo okay Fideli mwana wanjye rero ndakumva papa niwe gahungu nabyaye ndabizi uzandebera umuryango maze uwurinde neza ikindi kandi uzite kuri mushiki wawe uriya uzamubera urumuri kurusha abagabo abo ari bo bose azabona kuri iyi si ngo yabona urumva mu buzima bwe bwose igihe azaba akiriho papa kuri iki utangiye kuvuga ayo magambo kandi nzi neza ko turi kumwe ugiye he ndabizi nawe uzabidufasha humura mwana wanjye tuzumva ibyo nkubwira uranyumva ndakumva ndakwizeza ko nzabikora kandi igihe cyose ariko nawe uzadufasha mwana wa nubwire mushiki wawe aze hano mwese ndashaka kubaganiriza papa reka nze mubwira se ntabwo ubona ko gukunda ndabibonega nanjye ndagukunda nisura ni iki nakora ko nanjye ndagukunda koko Mariya Nzara gerageza hano ntabwo nifuza ko papa yakubwira nabi ese ntabwo ubona ko gukunda ndabizega nanjye ndagukunda mbabarira gerageza uve hano si iki gituma mu ngabo Mari papa aragushaka seheze batazara umwana atinze papa ndakumva mwana nsanze ari kumwe na mugabo
nsanze ari kumwe na mugabo. Bwije igicucu kize hano. Muguri tuzi none hanga vuba hanga gushaka. Papa, byaba byiza wenda ugiye ukamwibwira wenda we yakumvira kuruta uko yanyumvira. Iyi ni ishyano ye. Hana biki gihe. Ni ishyano rwose. Kandi inkoni hanjye hariya. Bana biki gihe we. Ugitangaza koko. Ngo ari hehe iryo shyano? Ari kumwe na mugabo. Mfasha mpagurukisha. Mfasha mpagurukisha umwana. Mfasha umwana we. Bana batuze impanuro. Ndamuhamagara ntiyumve. Maze ngo nyita. Daro, warye uvuye hano gerageza uve hano sinzakubwira nabi. Ntabona ko mukunda. Iki cyatuma mpunga. Ndabibona ariko mbawe gerageza uve hano n'ukuri. Nawe ariko ntabwo sibyo. Maria. Niko Maria. Karame papa. Wino ndagushaka. Agenda neza utaza gusitara. Maria we. Ndaka kagari kanje aho ngaho sha. Kagari kanje someho. Kazuba kanciyemo. Ana wageze. Wari wasomye umwana. Rero Maria mwana wanjye. Niye kuki udashaka kunywa. Uriya musore aragushuka kandi arakuruta. Papa, njye nakubwiye ko ntamwikuramo pe. Ntabwo byanshobokera kuko ndamukunda. Maria uri umukobwa wanjye. Niba unkunda kandi ukabona anyubaha. Rekana n'uriya musore. Arakuruta, aragushuka kandi afite n'indi migambi mibisha. Mugende gake. Nose papa njye ndamukunda pe kandi nagwakane koko ntamwikuramo. Njye ndamukunda rwose. Uriya muhungu ni umuntu mubi. Muzi ko ashaka kugura ubutaka bwanjye ku ngufu. Kugura iki? None uwo musore umeze atyo, ufite imigambi mibisha nk'iyo, w'umunyazi, wakwishimira kubana nawe? Rekana n'uriya musore. Papa njye rwose ndamukunda kandi naguhakaniye. Ntago namwikuramo ngo binshobokere. Wowe nta kintu tutagukoreye. Twaguhaye ubuzima, turakureka ukundana n'umukobwa wa boss. Ariko inyiturano no gushyira ibyacu hanze. Uzicyo ndi bukore. Nimva hano ndaga gusura famille yawe. Allô? Oui, Jojo.
Ihanganira akazi gato nari ndimo ndakora mbanze gasoze nze tuvugana. Okay. Muraho bujeni. Muraho neza. Murakomeye. Muri amahoro se? Turi amahoro. Ntabwo se nanga uri mu iperereza. Wahora niki? Hega nanjye mfite umurwayi hano. Eyo, nise ko mwarwaje ntimunatubwire ngo tubasore. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ariko se uragira ngo bujeni ya rwose. Kubizi muri gihe ko umuntu aba yihugiyeho. Akazi kabaye ingome. Naho ubundi rwose nabuze umwanya kwibabwira. Yo, sorry no kuri dore nanjye maze iminsi anga umukobwa wanjye yararembye. Ariko rero kino kirere kimaze iminsi ari kibi. Abantu bose mu barwara cyane. Abantu benshi bararwaye ntiwamenye ikibazo gihari. Imana yarare tu. None rero kagere aho nagiye. Kanange mureba ari wenyine. Arije nagaruka nkagusanga hano. Ego murakoze. Ako Fifi, ubundi nta kibazo ugira mu mutwe. Basimani shima ko nsanzwe uri muzima. Ako simba barumbwe ni iki kibazo ugira? Nk'ibi bintu kwera ubukuru ubona bizatugeza he? Reba, ndaguhamagaye rimwe ntiwitabye, kabiri ntiwitabye, gatatu ntiwitabye. Nta nubwo utekereje yuko nakubuze ngo nyimuze kujya gute wongera umpamagare. Ese sheri kuki umeze nk'abasaza? Meze nk'abasaza. Meze nk'abasaza. Ntushobora no gutekereza nimba hari ikibazo nagize. Ibyawe nukumva ngo naguciye inyuma nibyo ugutekereza. Come on. Ibyo ninde ubivuze byo kugucinya inyuma ko ari ubyivugiye. Nese ushaka tubane gute? Ntutubane nk'abantu batagifite n'abantu bahuriye cyangwa nk'inyeshyamba zirwana n'ubutegetsi. Mbwira tubane gute? Come on. Ngwino. Nzengere neza. Ntabwo rwamubwiye. Uko niko nifuza kubana nawe. Simba nifuza kubona umbabaye. Fifi, nanjye urabizi ko ngukunda kandi urabizi ko uri umuntu nawe umutima wanjye wose. So rero, please, jya umenya ko nunagenda jya umenya ko ufite umutima w'undi muntu. Sibyo? Promise me basi ko bitazongera. Ntabwo bizongera. Ariko mushe. Koko kugeza n'umuntu. Nta makuru umugabo wandusha. Shafide ntabwo nakubeshya pe. Nta makuru y'umugabo wanjye na make mperuka. Sinzi iherezo rye, sinzi niba ari muzima, nyine nta makuru ye mperuka pe. Nanjye nuko nari maze iminsi mpuze. Ariko nuramuka umubonye. Uzamubwire ko mushaka. Sha mubonye nakumenyesha. Gusa bari badusezereye twebwe ubu turatashye. Kandi namwe mukomeze mwihangane. Nubwo nta kibazo Imana irari kandi murakoze. Zamurakoze. Nugira icyo menye uzambwira. Yego. Uyu mwana ni ndamwica akambuka kagiye kuri polisi karaba kambayeho biraba birangiye. Uko byagenda kose ngomba kugushaka nkagushaka kunda nkakwica cyangwa kugarura hano iwanjye kandi ndagusezeranyije ko ngere nzakubona tukabonana. Shit. Baza umwana wa mabuja atagaruka. Bonye agarutse ameze neza da.
ahubwo se kiriya gikorwa mbonye bazanye iki giturage niba bagituraguye hehe? Kiriya gishobora kuzanyirukanisha mu kazi kabisa. Nzagipangira nanjye nzarebe ukuntu kitazanyirukanisha kabisa. Ahubwo ko baciye inyuma reka njye kubatunganyiriza. Mahuje ajya abona ko ndi umukozi ufite courage kabisa. Umva kubwira abanyana y'ingabo. Ndavuze ngo uyu munsi ni wanyuma. Uri kunyumva? Ndashaka umbwira ukuri kose uzi kubyabaye. Niba atari ibyo ndagusatura. Kwanza simama jo. Soma! Chinga. Chinga. Ndakubaza bwa kabiri. Ndashaka umbwire buri kimwe cyose uzi. Atari ibyo ndakubarwa. Ariko afande menye taramenya wundi. Ngende umugabo uhagarara kukuri kwanjye. Yaba uzondiwe kibutakagombye kumfata gutya. Serious? Yego. Mama yangu. Nakubwira nyine ngako. Mva kumbwire. Nagukuramo ibifungiwe. Uri kunyumva? Hano nagari. Kuriri bwasi waje kurambikana ibirenge. Ndashaka umbwire ikintu uzi. Kuri nzarora nazirashokeze. Nta kintu nzi byo nabda. Havuta icumuntu afande. Havuta icumuntu. Waratinyenyere bikambwiza ukuri. Havuta icumuntu. Havuta mwica. Waratinyenyere ikambwiza ukuri kose bizi. Havuta mwica rwose. Pereka y'amabuso. Oya renga. Zinga wa. Wewe. Haunijui? Haunijui wewe? Kuma kuvugisha ukuri. Unanisikia? Mimi sitesha na nyinazimba mwewe. Shit. Vuga witonde ndakumva. none si ubumuga umuntu mbwiye ari hehe hano ariko nanjye nsize aryamye hano none se ntabwo byumvikana ni gute umurwayi yava muri koma aka kanya agahita agenda byaba ari bitangaza se none se mugabo biragenda bite ntabwo byumvikana mba nkubwira muga wampamagariye Fidel ukabimubwira umva rero ni wowe muri buvugana kuko Fidel ntabwo yakura umurwayi hano bahita mutwara atatubwiye ngiye kumuhamagara muze kuvugana sibyo
Aro. Fide, ni wowe ukuye Diane hano? Ko tumubuze. Ngo? Urabizi, jya kurebera ku matwara turebe ko yamugiye. Wose se. Kuko ibi ntabyumvikana. Ngo nshakisha muka, nshakisha Fide. Dogita, wowe meze gute? Yewe ni ikibazo ariko ntabwo nabona uko mbisobanura. Bibaze Mariya niwe wamubonye. Mariya, Karama. ikibazo ngo kimeze gute? Nyine byaducanze pe. Ngewe bamusize hano njya guhamagara muganga ntageze ndamubura. Niba agiye he, niba se hari umuntu umujyanye, ntabwo rwose byatuyobeye. Halo? Fifi bite? Murahagana? Wambaye ukaza mushaka byihutirwa. Ntabwo mari rwose ndi muri gahunda zanjye. Ngwino ndeba ikintu nshaka kumfashamo. Nakubwiye ntabwo bishoboka, ntabwo mari. Nuko uvuze? Nese urumva uko watekereza ko umuntu ari ko ahita umbona koko? Ntabwo bishoboka. Nyamara njya nkubwiye kuri murashakishwa. Ntabwo byashoboka, ntabwo naboneka. Mfite gahunda zanjye ndimo. Ese umuntu akomeje guhamagara wamwitaba? Reka. Abantu bamwe baba bashaka kunsaba akazi kandi ntabwo nshaka kumwitaba. Ariko yakomeje kuguhamagara. Wamwitaba ndakeka byaba byiza kurushaho. Buriya se. Ariko we yakomeje kuguhamagara. Uramutse umwitabye byaba byiza kurushaho. Okay. Halo. Niko wagisaziwe. Ntabwo ubona ko ntashaka kukwitaba buriya. Niba uhamagara akabona nakwihoreye ntubona ko ntashaka kukwitaba. Okay. Sawa. Ibyo nakubona. You don't know me? Let me come. Ndaje nkwereke. Jinga. Shani, wabisanga ngo amakuru ashyushye. Urakomeza wirwaze bagiye gutwara icyumba. Uza amakuru aranga. Umva amakuru usabe muri nozo nayumvaga. Mbwira nkubwire. Umva nkubwire Shani. Hano haje igikobwa. Urumva cyazanye na mabuja. Sinzi nimba ukiza ariko nabonye bakuzana wowe wari usinziriye. Kiko cy'igiturage gisa nabi. Kizaza kiba kicaye ngaha mu ntebe. Itangira kwirebeshwa amatara, kirebeshwa ibintu byose. Genzo nayikunze ifite imiryango myiza. Ngehita numva gahunda yabo. Wewe biturage bifite ukuntu byapanze ibintu. Ariko nanjye kubera ko mba nkaneye gutya. Ijisho manari haye ijisho. Uri kunyumva? Mbaza ngo byagenze gute? Mabuja ese namamagara. Ndaza ngize ahangaha. Urumva? Arangira ati
ngo mutembereze inzu ngo ni umwana mushyashya ngo uvuye mu giturage ngo noneho hari amakuru udafite ahubwo ushaka gukubita ashyushye. Uzi ko mabuja yambwiye ngo tumutegure mu cyumba cyawe ntazajya arara. Icyumba cyanjye nicyo umukobwa azararamo. None Oya. mu cyumba cyawe ntazajya arara. Ariko bari kumfatana kubera ko ndwaye. Nutabyuka se uragira ngo biragenda gute? Byuka, ibyo bintu urimo ngo urarwaye, byuka. Ariko mama bamwiza. Ngazajya bangaha. Atari ibyo ngibyo inzu urara ayigushimutana. Oya, none cyari kumwe na mama. Reka mubwire ikintu kimwe. Reka nyikumvise. Kwa kubicara hanze kukabaraza, kanjye kumva ndaza kukubwira, sibyo? We na mama baracyari kumwe se. Iwe komeza uryame ndaza kukubwira. Na mama nta nubwo ageze agaruka kumwe. Amakuru yose ushaka ndayagukubita. None turatwara no mu cyumba kimwe. Wowe humura. Ntabwo bishoboka. Asiko ndabona umujama ndaburiza koko. Agira ngo polisi ngo gituma hangaha koko. Ariko se uyu mujama we koko ntazatuma polisi ngo agituma. Azayinteza rwose. Ibyo nta kibazo. Ahubwo wowe subira mu bwiyo. Ntihagire umuntu n'umukomeza kumenya feri. Wowe nzaguhamagara nkubwira. Ariko nyine icyo bivuze gira gutya ngira icyo nihisha. kandi ngo ubwo wari uzi ko wamburutse ngo ntazabona umuhungu musigaye muteretana. Mama wibimbwira. Umva naramubonye nanjye naranze kukubwira ko ndeba stati zawe. Manumbwire ko wamubonye byanya. Naramubonye. Suriya muhungu w'igikara kandi ndanahaza haba. W'igikara muremure. Mako warashyushye. Ese undi shaje wazamerekeje.
bose barabizi ejo mfite ahantu uzajya mbabara unyumve pe. kandi hari akantu ashaka kuzakugurira. Ndakuzi gushaka guherekeza nakuvumbuye. Halo boss. Halo. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Okay, ndimo kwitegura kuva mu bwihisho. Ndashaka ko uncungira urugo. Yego. Gusa ndashaka kubanza gukemura umugore wa Fideli. Nari mufite iwanyu. Ibimenyetso byose ndashaka ko ubisiba. Azakora byagenze we. Muna kubita ku mupira nyana ucongano hose. Bro, uri no muri bana bacaga mu madirishya. Yewe nakini muri Kiyovu apiririye sport. Baramvuna bitando kuzukora ko mu rugo. Ubaga ikigara ariko. None. Shanye. Ahubwo se kamubwira. Uragira ngo nuko mbona gutya. Narize ndametiriza ebana ariko ibintu nize burakase. Nisa ngangize Musanze nyine ndi guca ubusimona. Abesh. Kwisa ry'Imana. Ndo warize? Narize nyine. Amashuri yarangize. Gira ikintu mbaza. Ndo. Est-ce que ça va? Ça va bien. Ndako yarize sha. Zikuru umusi. Mbona wishimye ukagira ngo ndo muruciritse sasa. None uzi ko nawe mukozi wo mu Rwanda nabonye yambara rinete ndo. Jewe. Naravuze ngo ngomba gusa na president. Urabesh? Nishaka imico gusa nkona. Bura ari president w'abacugusi rero. Koperative gucugusa. Shangera ko naje Musanze. Nyine mama wanje ari umugabo bakundanye ngo bashyira abana mu hoteli. Barambyara. Kumva rero naje gushaka papa wanje. Uje gushaka papa. Wisanga uri muri rugo uri kurya ivanyi zikara. Somali mali narema. Bigira neza. Mushobora gucyara madaho cenze. Akose karakara bari kuzaka. Kweza no kurya ebana kumva neza. Cyakoze n'ukuza yirebe. Ngane kwamba n'ukwita sinashaka n'isuku. Wamuzaniye amazi yo kunywa ariko. Ndabona ko umuntu anarembye. Ntabwo kuyazana amazi. Nizere ko ari kumeze neza. Urindire amazi si kwicarana nawe n'ibisasu. Witeka Mana, Uwiteka ishobora byose, Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mbabarira wumve gutabaza kwanjye, ndakwinginze. Mbabarira ungarurire umwana wanjye marayika Mana. Nimubona nzaguha ituro ry'ishimwe. Mana, nta mahoro ngira ntabonye umwana wanjye. Sindyama ngo sinzire Mana. Ndabigusabye ngirira neza. Mana, ngirira neza nanjye nzatanga ishimwe ryawe. Urakoze Nyagasani, urakoze kuko nizeye kunyumva kandi witeguye kumfasha no kunsubiza. Amen. Karibu.
Alo? Mwiriwe neza Fidele. Wakwihanganye ukaza mu rugo ko ngushaka byihutirwa se. Murakoze cyane. Sike nk'ubu umuntu we kugenda mpamagara kuko abone kuko abona akazi n'iki kandi nuko wowe sigaje iminota mikeya gusa yo kubaho kuri iyi si. Gusa ndizera ko uzazukana na papa na mama nkabakumbura nk'uko njya nkumbura abandi. Numva guhemuka ndabizi, nubwo benshi bibwira ko ari umurimo w'ibigwari, gusa njye sinemeranya nabo. Nk'uko bigeze abigishwa b'isi. Uranyumva? Uranyumva we? Bitesha. Ni byiza gusa. Yakubuje ariyo? Yarimo nta kibazo kare. Isawa. Nonese mwana wanjye. Ngushakiye akazi ari cyo byakumarira. Mwana kuri no munsi nazahora nishimiye mu buzima bwanjye bwose. Maraye, genda utunganye ibintu mu gikoni, sibyo? Tuze kubona icyo twakiriza umushyitsi. Reka mbitunganye mabuja. Nkiruka kandi mu bitunganye. Ni karibu. Mwiriwe neza. Neza. Komeye. Muramahoro. Amahoro. Uhagereye igihe. Hagereye igihe nibyo. Tubakiriza iki se mutaricara kugira ngo tuze kuganira ari n'icyo mufite. Nje meze neza kumpa amazi nta kibazo. Kaze mbabwire bakahinde. Unyihanganire rero ko ukuye mu kazi kawe. Nta kibazo. Bambwira ndi bikazakomeza nyuma. Andi makuru se? Ya makuru meza. Hari ibyo nashaka ko tuganira. Kirango kandi ni ibintu twese tuziranye. Aho nta kibazo bambwira kubera ko ndimo kwihuta. Ya, rero Fidele ikintu nashaka kukubaza. Ubundi mu by'ukuri umugabo wanjye n'iki kintu azira gituma ahora yihishe cyangwa mwaramwishe murabimpisha mu gukomeza kwibarisha ibintu bidasobanutse kugira ngo nabikurikirane. Madamu, umenye ko umugabo wari umugizi wa nabi. Ntabwo wakwirwa umbaza gutyo. Icyo
dushaka umugabo kutubwira aherereye nta kintu. None se niba umugabo wanjye ari umugizi wa nabi njye munkurikiranye iki? Kuki buri gihe muza kumumbaza? Muzi ko hari nafatanyije nawe ubugizi bwa nabi? Niki gituma ari njyewe mugendaho? Ubundi se nimukurangira nzahamagara polisi muze mu mutware, uzangaburira, uzamfumbata se ninjoro, buri gitondo uzajya ubyutsa ngo njye ku kazi. Madamu, ibyo uri kuvuga ntabwo byo nashaka kumva. Nagira nkubwire yuko umuntu wese akoze icyaha ahanwa n'amategeko, byaba ku neza cyangwa ajya ku nabi. Harya hari ikindi nibagiye kukubaza, umugore wawe ameze ate? Ameze neza. Ameze neza. Ameze neza. Naho umugabo wanjye uri kwirirwa umuhiga nta mahoro ufite. Mbese amahoro yawe nuko umugabo wanjye baba bamufasha bamufunze. Bamubwire madamu, icyo dushaka n'umugabo nta kindi, ibindi bikazaza nyuma. Ntawe mubonye.